Abantu batazi yuko iyi P browser noneho yashyizemo P network, ko yashyizemo uburyo bwo kuba wakora update, sibyo? Ni mwa updating iyi P browser, kuko iyi P browser nutaya updating hari ibintu byinshi cyane utari bubone, kuko muri P browser baje kuba bongeramo systeme bita swap. Muri P browser bashyizemo icyo guswapa, ku buryo amapi yawe ufite hari ibyo wayaswapamo cyangwa ukaba waswapamo amatokeni ushaka. Noneho abantu benshi cyane barimo bajya muri Play Store cyangwa se muri App Store, ahantu basanzwe bakura application, badownloadingira application ya P network cyangwa se application ya P browser. Murabizi ko ino P browser ariyo ituma P network igira stability, izamuka, cyangwa se amasoko yose cyangwa n'ama exchanger abarimo hano muri ino P browser. Noneho hari abantu batigeze bamenya yuko bashyizeho ko updatinga ino P browser. Iyi P browser ukimara kwinjiramo muri Play Store cyangwa se muri App Store, urimo gusanga n'ubundi imeze gutya, ariko ubundi ntabwo ari bwo buryo bwagombye kuba imeze. Reka ngusobanurira akangaka. Ni ukuvuga ngo ahangaha bashyizeho P community company. Ahangaha noneho dore ukuntu abantu barimo updatinga ino P browser, kuko murabizi yuko ubundi wajya guza hano ugasanga hano handitseho ngo update, ariko noneho kuri ino P browser yo ntabwo birimo kuba update ngo byerekane update. Ahubwo ikintu uri bukore, uri buze ukore hano uninstall, uninstalling ino P yawe uyikuremo. Urakora uninstall kugira ngo updating iyi P yawe. Turi butegereze gatoya ivemo, nakerekanye ikuremo hariya, nyikure muri telefone yanjye. Noneho ubundi nimara kuvamo nongere nyestaremo bwa kabiri ahasigaye. Ubundi nimara kuyestaramo bwa kabiri nibwo ndibube noneho ngiye gukora update yayo yemewe neza nkuko P network irimo kubyemera. Noneho urimo kubona ahangaha ngiye kuhita nongera nyestaremo, ngiye kongera nyestaremo. Turi bwihanganeho gatoya ibanze ijye muri telefone nkuko bisanzwe. Bitosode baba, kora subscribe, kore na like mu gihe tukirimo kwestaramo ino P browser yacu. Hagati aho ngaho ariko n'abantu mutigeze updatinga P network yanyu, ujye muri P network nayo ube waya updatinga kugira ngo ino systeme nshyashya bashyizemo, kugira ngo twese ibashe kutugeraho, nta muntu n'umwe itageraho. Noneho reka mbete nkwereka, urabona ko nkinjiramo hano nestaramo ino verisiyo yindi. Urabona ko noneho amagambo ya P browser aje ari manini agaragara. Urimo kubireba, ano magambo ahise noneho agaragara bitandukanye nuko mbere byagaragaraga. Okay, mutegerezeho gatoya ibanze irangire. Ahubwo ikintu cyo ntari nkweretse nuko ntari nkweretse verisiyo iriya P browser twakoreshaga, ntabwo nyikweretse, byancitseho byandenzeho. Ariko reka twestaremo hano iyi P browser. None nitumara kuyestaramo hasigaye ubundi mpite nkwereka ukuntu ino P network cyangwa se iyi P browser yaje nayo kuba yongerwamo ibintu byinshi cyane kandi ibintu by'ingenzi, ibintu ukeneye. Kuko hano bashyizemo uburyo ugomba guswapamo tokeni. Ushaka waswapa tokeni zamara kuziswapa ukaba wazigurisha undi muntu. Hano babishyizemo neza cyane, uburyo ushobora kuba waswapa P network zawe ariko uciye ahangaha muri P browser. Okay, dutegerezeho gakeya. Mu gihe tugitegereje gukora aho ngaho akantu k'agasubscribe, ubundi ukore no kukazogera, n'ibintu ashoboka ukore kuri like. Ubundi hasigaye uhite winjira muri comment wandikemo ikindi kintu ushaka ko ubutaha nzakuganiriraho cyangwa se nzavugaho mu ikoranabuhanga. Ino channel icishaho ibintu bya siporo, icishaho amakuru asanzwe, ariko by'umwihariko dukora cyane ikoranabuhanga rwose. Ahangaha ho turarikora cyane,
ahangaha ikoranabuhanga turarikora cyane, hano ikoranabuhanga turarikora cyane. Nari nkakoza aga screenshot kuko aka kantu ndagakenera, tubuze kuza kuba nagakenera. Turi butegerezeho gatoya ino P browser yacu yiyestaringe, none ndahita nkwereka version none ngo turaba tugiye gukoresha ko tugiye gukoresha. Reka mbanze nkwereke ahangaha uko abantu batigeze babyitaho. Ahangaha murabona ko batanze ko umuntu agomba kwa new update y'ino P browser, bayitanze kuri 23/2025. uko abantu batigeze babimenya bimaze iminsi, hari abantu benshi batigeze babimenya, abantu bagiye nyine babibona nk'ibintu biri aho ntibabigira seriye. Dutegerezeho gatoya, igiye kurangira kwiyestaringa, ahasigaye ubundi tuhite twinjira neza muri P browser yacu, dutangire tuyifungure, dutangire twapudetingemo amaswap mashyashya bashyizemo, dushyiremo n'ibindi bintu bishyashya bagiye bashyiramo bongeramo. Abantu benshi batigeze bamenya ko hari ibintu bishya bongeyemo. Okay. Hagati aho ngaho ariko mbibutsa abantu mushaka kuba mwakwiyogoshesha neza cyane, cyangwa se mwaba mutunga umusatsi mwiza cyane, abashaka gufurisha mu mutwe, abashaka gusuka dread, abashaka gusuka pensi, abashaka gusuka ibyo bita ibipamera, abashaka gusuka ibyo bita ibitunguru, ibiki byose, abashaka gushyira amadike mu mutwe, gushyira amakanta mu mutwe, amaburaka mu mutwe, amatentire mu mutwe, mwagana ku Ruyenzi aho bita muri Abia Salon. Nimero yabo ya telefone ni 0782717171, aho ni muri Abia Salon ku Ruyenzi, ku muhanda uzamuka ujya Gihara. Turacyategereje ko uba update, kubera yuko nyine iyi ngiyi ari ukwapudetingamo version nshyashya, ari ukwapudetingamo ibintu byinshi cyane, iratinda muri bwihangane. Ndabona irimo gutinda kabisa, iraremereye, ariko ahangaha irafungutse. Noneho hasigaye twikomereze, irafungutse. Urahita uza hano kandi kuri open, urakanda hano kuri open. Numara gukanda hano kuri open, ikintu kiri buze kubaho noneho, kuko ya P browser twari dufite nari nsanganywe, namaje kuba nayikora uninstall iva muri telefone yanjye. None ahangaha sasa tugiye gushyiramo inshyashya. None hano inshyashya ahangaha iyo ushize updatingzemo ino P browser nshyashya, urumva ahangaha bahita bagusaba yuko uri bushyiremo ama Facebook yawe, cyangwa se na email yawe, cyangwa se password yawe nshyashya, urumva, kugira ngo noneho bahite bayihuza na P network ufite muri telefone yawe. Turi gutegerezaho gatoya ibanzize. Ahangaha noneho, ahangaha P browser murabizi abantu mbere na mbere tubijyamo twadownloadingaga ino P browser tukayishyira muri telefone, wayishyiramo ikahita yo yikonegita na P network. Ariko ubu ngubu noneho kugira ngo ino P browser ibe yakwikonegita na P network, nuko wowe uzajya winjiremo, banze uyikorere uninstall, updatingemo inshyashya. Numara ku updatingamo P browser nshyashya, none bahite bagusaba kuba washyiramo nimero yawe ya telefone wabaruye kuri P network yawe. Noneho numara gushyiramo nimero ya telefone wabaruye kuri P network yawe, uhite ukomeza, bahite baguha gukomeza, uhite ukomeza ushyiremo na password. Noneho iyo nimero yawe ya telefone nshyashya, iyo nimero yawe ya telefone ushyizemo, iyo nimero yawe ya telefone uzajya uba ushyizemo ikintu, iyo ihita ikora, ihita igenda ikahita ikonegitana na P network ufite muri iyo telefone yawe. Noneho hasigaye bikahita bihura nyine, ni nkuko gahita bihura. Urimo kubyumva neza. Ubundi mbere twafataga P network tukayishyira muri telefone, tukayidownloadinga, tukayishyiramo gusa, noneho yo ikahita yikonegita utayikonegisa. Ariko ubu ngubu kuri version nshyashya uzajya uyikonegita nyine, uzajya uyifata uyishyiremo nyine, ushyiremo password yawe, ushyiremo na nimero ya telefone, kugira ngo igende yikonegitemo neza, ibe yahura. Reka dukomeze ibyo nibyo nashaka kuba nakubwira. Nashaka kubwira yuko noneho ino version nshyashya ugomba kuba washyiramo iki, ushyiramo password
kandi hano ku tudomo dutatu, numara gukanda ku tudomo dutatu, ikintu uri bukore urahita uza hano ha kabiri, ahangaha kabiri, uhite ufungura noneho browser yawe, urahita uza hano ukore sign in, uhita uza hano ukoremo sign up, noneho hasigaye winjire. Uri butegerezeho gatoya kuko urabizi ko twari twakuyemo ino P-network, urategerezaho gatoya yongere ibe yakwiyesitaramo igaruke. Noneho dore hano icyo nakubwiraga guhera kare, nuko nari nakubwiye ko kugira ngo ino P-network kuko wakoze wongeye ugakora update yayo, ahangaha ugomba kubanza ukamenya ko ugomba gushyiramo ibisabwa. Noneho ahangaha rero reka nze nkwereke, uri buze hano, uraza hano ahangaha kuri wallet, sibyo? Ufungura hano muri wallet, numara gufungura muri wallet, urabona ahangaha muri wallet bagusaba kuba washyiramo ya magambo 28, cyangwa ugashyiraho fingerprint. Okay, dukoresha fingerprint turebe ko biri bwemere. Urabona ko fingerprint kuko twakoze update, twapudetinze, urabona ko ahangaha ntabwo bikunda ngo you have not step ya fingerprint nagiri bukunde. None ikintu turi bukore, uri bube ufite ya magambo yawe wayakopiye ahantu ku ruhande, ugende uzane ya magambo 28 tuyashyiremo. Ikintu hano nshaka gusobanura ku bantu babitse izi mfunguzo cyangwa se ano magambo 28 ku bantu bayabitse, ndagira ngo mbabwire yuko aya magambo 28 abahakazi rwose barayiba. Ku bantu muyabika kuri email, abahakazi bayiba, ariko hari abantu bayashyira kuri email agashyiraho amagambo wenda 28 ariko agakuramo nk'abiri abanza, agakuramo n'abiri ahera, ayo ngayo abiri nayo akayandika ahandi hantu bitandukanye. Noneho reka nkwereke, niba wenda tuvuge ni urugero warakoreshejeho fingerprint kuri zinuza yawe, ukoresha fingerprint kuri P-network yawe muri za mfunguzo. Dore niba ukoreshaho P-network ukagukoreshaho wenda fingerprint, niba warabuze za mfunguzo za magambo 28, uri buze ahangaha kanze nereka abantu niba hari umuntu wayabuze, ari buze hano muri setting. Okay, muretseho gato, ari buze hano muri setting. Noneho ahangaha muri setting ikintu uri buze gusangamo, nufungura akanu ugafungura, uri buhite urahita ugira ute, urahita usanga ya magambo ahangaha urahita uyabona. Okay, ari hafunguye ya magambo ahita uyabona. Noneho ahangaha hejuru nushaka, ahangaha uri buze ushyiremo fingerprint yawe, ahangaha uri buyemeze. Numara kuyemeza, uri buhite ubona aka kantu gahindutse kajeho akavi. Noneho aka kantu nikazaho akavi, biriya bivuze yuko n'ahangaha ya magambo yawe araba arimo hano, urumva araba arimo hano. Okay, kadukomeze kadusubire inyuma ho gakeya, ikindi kintu cyane nshatse kubasobanurira. Noneho ahangaha dore ahangaha rero ikindi kintu hano ngiye kuba nagusobanurira, nuko niba ushaka kugura, ushaka kuzigura, uri buze ahangaha urakandaho hano ugure. Ariko njye impamvu aka kari kahinduka akangaka nuko inuza nuko ntago nari nabona migration, akaka nimona migration kazahinduka, ariko bambwira yuko mu gihe ntarabona migration nshaka hano nagura P-network. ngira ngo murabizi turi buze kuza twafungura nyuma, ahubwo reka tubanze turebe ahangaha hejuru uburyo intego na nyamukuru. Icyo nashaka kuba nakwereka uburyo ushobora guswapamo na P-network zawe, uri buze ukore kuri kano kantu. Noneho ntabwo uri bukore kariya ka mbere, uraza ukore hano ku ka kabiri, ufungura ka kabiri ka testnet, P-testnet. Urabona ahangaha ko ntabwo mbyemerewe. Okay, noneho ahangaha muri P-testnet, ahangaha muri P-testnet urabona ahangaha barama P100 zo gutestinga cyangwa se kuba nakohereza umuntu kugira ngo ndebe koko ibyo bintu koko bikora bitari scam.
ariko bikanze nkwereke. Okay, noneho ahangaha urimo kubona turi buze ahangaha dufungura aha. Okay, turi buhafungure turangiza twemeze, turangiza tube ahasigaye twaza tuzemo hano turebe ino ptestnet yacu. Iyi ptestnet yacu tuze turebe ibyo ari byo hano. Okay, banza ukore subscribe, banza rongera ukore subscribers niba wari wabyibagiwe. Noneho ahangaha niho hano tuje aha hasi tujya hano hasi kureba ukuntu twakora tokens, ukuntu twayakora. Reka aba ariho twigira hano ku matokens. Urimo kubona ahangaha bahita bakwereka guswapa, hano bakakwereka exchange, hano bakakwereka liquidity, ahangaha bakakwereka manager. Okay, reka twikubita ahangaha hano mu k'ubururu tubanze tube twafunguramo noneho ano matokeni, ano mapiza. Okay, ahangaha baratubwira ngo turebe all tokens. Ahangaha turi bufungure hariya noneho turebe hano all tokens arimo hano ni ane. Aka uri buze gutyo gafungure, numara kugafungura ugakonfirime. Okay, uretse ikintu ugiye kubona ahangaha, ikintu ahangaha ngiye kubwira ko nushaka kuba wenda wagura p-network cyangwa kuba wazigurisha, uzajya uzamo hano rwose ube wakwemera guswapa ama p-network yawe. Urabona ahangaha twinjiyemo, urabona hano ko yatanyeka ngo balance mfiteho 99.99. Ubu ngubu nshaka naza nkahita nzandikamo ahangaha, izi ngizi nkazandika wenda hano nandikeho 25. aha hasi nkahita nza ahangaha nyine nkahita nohereza nyine. Ibi ngibi birakunda, nicyo bashaka kunyereka. Noneho ahangaha ikindi kintu ngiye kuba nakora, iyi ngiyo namaze kuba nayigezamo hano. Reka nongere nkore hano kuri swap. Okay, aha ni buy, hano ni ukugura cyangwa se ukagurisha. Hano muba murabireba neza cyane, aha muba mubireba neza cyane, Okay, turimo kugenda turushaho noneho ahangaha ni naho turi buyifungure ya pizza. Abantu benshi barabizi, abantu bamenye pizza yo muri Bitcoin ibyo yakoze. Umuntu yaguze hano rwose pizza, maze kugura pizza aragenda matokeni ye rwose arayamara, ayakoresha mu bintu bitari biri ngombwa. Ahangaha turi bugenda hano tuzuzuzamo, tukuzuzamo izi tokeni nizo tuzakoresha mu gihe kizaza. Tuzazikoresha, noneho ugomba kuba wari warazifunguye mbere kugira ngo rwose igihe cyazo uzabe waraziteguye neza cyane. Okay, ni nayo ndayifungura kuko nayo nzayikenera. Mbese hano icyo ndimo kwereka, genda ufungura ano matokeni kuko aya matokeni uzayakenera. Hano urimo kubona ko izi tokeni, urimo kubona ko hano wagura, ahangaha wagura cyangwa se hano ukagurisha. Urimo kubibona tokeni, murabibona neza cyane. Rero ugomba kuba warafunguye izi tokeni ukagenda ukonfirima gutya kugira ngo umunsi rwose iyi p-network ikubise hano ku isoko tutazaba turimo twirizariza. Boom, urabona noneho ngewe tokeni zanjye zose uko ari enye ndazifunguye. Ubu noneho reka nze nkwereke
nkimara kuzifungura gutya wenda reka wenda tugenda kuri ino ya pizza. ubu ngubu nshaka nagurisha okay token future zego. noneho nk'uko bisanzwe ni Tosode Baba, naberetse uburyo wakwa updatinga ino P network yawe n'uburyo noneho wafungura zino tokeni kugira ngo umunsi wemerewe kuba wajya ku isoko uzajya uza ahangaha muri zino tokeni uze ube wakohereza cyangwa se ube wakira, ube wagura cyangwa se ube wanagurisha ahangaha rwose. So komeza ugubwe neza. ahangaha bakubwira ngo editamo ama account n'ibiki. uko bisanzwe ni Tosode Baba. Ciao ciao.